niyo mpamvu Meddy yaretse umuziki. Impamvu nyamukuru ni iyihe Dumba? Ya Meddy yaretse umuziki akareka yahinduye umuziki, yahinduye style y'umuziki. Ndavuga kuguhindura akava muri secular akajya muri gospel. Icyambere kuri njyewe ukuntu mbyumva gospel ifitemo n'amafaranga kurusha secular. Ndakubwira impamvu yabiteye. Nyine ndimo nakuvuga uko wowe wavuze uko bitekereza, umva urugendo rwa Meddy kuzinukwa n'umuziki akavuga ko ahagaritse. Meddy yafashe famille ye ava muri Amerika ajya i Burayi muri vacances. Uyu musore w'i Burundi ninde bakoranye indirimbo ntisohoke? Sadbi cyane. Sadbi ahereza amafaranga Meddy yagombaga kuva muri biriya birwa yari arimo na famille ye akajya hehe? Akajya i Burundi. Giye kurangiza n'akantu gatoya. Ndashaka kubereka mbabwire ko igihe badafite support y'igihugu ntabiragoye. Meddy avuye ari mu birwa yabonye telefone yo muri RDB. Urimo kunyumva? Baramubwira ati ba muri vacation. Ngwino ntabwo niyo umunyamerika ari buze kuririmba hano, we need your backup. Meddy arababwira ko mfite amafaranga y'umurundi nariye ngomba kumanika i Burundi. Ndamubwira iki? Aravuga ati tangira igihugu. Meddy aramanuka i Kigali. Bro ibindi byose arabyirengagiza. Meddy aramanuka bajya kwita izina. Ariko se ndebona okay. Ajya aragenda afata ntuza. Aramanuka bajya kwita izina. Bro ibi bintu byategurwa n'ura mutipe wo muri Kenya bamwita nde? Hari umutipe wari organizaga binini bw'u Rwanda nibwo bari kubyorganiza. Meddy wibuke niwe muntu wenyine. Urumva Dumba? Meddy yaragiye bajya kwita izina. Agezeyo bajya muri arena hara kuririmba. Bro Meddy yakoshora umwana w'i Burundi. Urukumva? Meddy abanyarwanda baramukumbuye baramukunze, ibintu byose yarabihagaritse. Meddy yagiye kuri stage. Wumve? Akimara kugera kuri stage ataririmba na slow. Akimara gufata mic kuko abantu baroganije ibintu byabyorganije nabi. Urimo kumva? Meddy yinjira kuri stage. Akiririmba indirimbo ya mbere, Perezida arinjira. Urimo kumva? Bahita bamwambura mikoro baravuga ati genda Perezida araje muzane niyo. Bahita mubara. Bahita bamwirukana kuri stage. Niyo muri Amerika. Yes. Is it Neyo? Yeah. Niyo umunyamerika. Umunyamerika ego. Miss Independent. Ego. Bahita bafata Meddy baramwirukana. Mfite ndaguha video we niba ndaguha video. Bro Meddy yavuye muri backstage yarari kurira nk'umwana. Baramwirukanye nk'imbwa bamuvana atarimbye za siro aririmba indirimbo imwe baramwirukana baramusohora. Bamuvana kuri stage. Oya ibintu byarabaye. Umuntu bitarugwe aravuze ngo yarahariwe ngo. Bro muri stage abantu barababara. Meddy arazinukwa kuva uwo munsi n'uyu munsi. Meddy nibwo avugaga niba nshobora gukora ibintu nkajya nkora nitangira igihugu nkamanuka bakamfata nk'imbwa nk'amayibobo kuriya kumuforodere ntigeze nishyurwa nahombye amafaranga ngiye gusigara ndi umuhemi i Burundi ibintu byose nakoze amaspesi ndi kwamagana RDB mvuga nti ibintu mwakoreye Meddy mukamugira nkingegera mu gihugu cye mwaramuvanye mu biruhuko ahantu yarari. Meddy muzamubazwe. Meddy mu bintu ingingo nyamukuru yatumye Meddy ahagarika uyu muziki yaravuze ati niba naratutswe niba narakoze ibintu byose ngiye nkumva ko icyubahiro nari mfite ari ukuririmbira abanyarwanda n'igihugu cyanjye bakampa iyo respect, ariko bakamfata nk'imbwa kuriya bakandirimbisha ku busa, ariko bakamfata nk'imbwa kuriya bakanyambura agaciro kuri imbere y'abanyarwanda. Murabeho n'umuziki wanyu Meddy ava mu muziki atyo ajya muri gospel. Ndabikubwiye uzabireba. Ibyo bintu ntabwo byabaye gose. Ndaza kuguha amafakte ntabwo ndavuga ngo ndafitiye fact cyangwa nawe ushaka amakuru ibyo bintu kugeza naho umutipe warushinzwe kuorganiza ibyo bintu yaragiye arapfuka amasaba Meddy imbabazi aravuga ati mbabarire. Anavuye ageze no muri Kenya yandikira ibaruwa Meddy avuga ati uzambabarire ntabwo nagambire ko bira bintu bibaho kuriya. Bro kuva uwo munsi Meddy yarazinutswe kongera kumubwira kuri imbere abanyarwanda nkongera kubimubwira. Meddy kumuzinutswa n'umuziki akabivamo ni RDB yabikoze.
nakoze none se na concert buretse tugende gahoro Ah. none ko yagiye muri gospel ntabwo yaza muri concert mu Rwanda hari ikintu utari kumva azayitegurira ajyemo urimo kunyumva azabyitegurira bijyemo ariko nta ntazongera guhurira n'abantu bashobora nka Meddy abantu nk'abo ntabwo bamuhamagara ari umugozi ntabwo bamuhamagara ari umugospel ariko Meddy ese ko amavideo ahari Meddy ari kuririra muri ntuza muri backstage oya no muri comment hano bari kuvuga ngo bari bahari bro byababaje abantu RDB ntiyigeze musaba excuse yarategereje ngo musabe imbabazi reka da tibashaka kumwitaho arakomplaninga agaragaza agahinda yatwejwe bamufata nk'ikiwerewere Meddy aravuga ati okay murabeho Meddy ava mu muzika Meddy yarwaye ihungabana bitewe n'ibintu bamukoreye muri arena bro asigara diringa na Sadibi kugira ngo asigare akiriyaringa izina rye none se niba ushobora kwitangira igihugu ibi ngibi rero bivuze bitewe n'iyi ntuza bitewe n'uko byonyine niba kugira ngo n'uyu muziki uzamuke nuko hakenewe support y'ubuyobozi nese bambwira gute ko aya masaha umuntu nka minister wa twishima no ubanye n'amahanga uza Olivier Muhundugire wifata ugafata indirimbo 10 na ukunda ntujye n'indirimbo y'umunyarwanda rimwe ushyiramo with people ukajya kuzana indirimbo za agende avuye indirimbo akunda atayikunda Spicy bro reka nkubwire nose diplomacy niki aya masaha dufite politique isupportinga umuziki nkuko biri urenzaho nta munyapolitike nta maranga mutima agira iyo bigeze ku maranga mutima baramukonsidera nk'umuyobozi ministre w'ubanye n'amahanga yari gufata indirimbo ye ntabwo biri bwandikwe n'ibinyamakuru byo mu Rwanda gusa yari gufata indirimbo imwe wenda akanabaza ni ihe ndirimbo ikunze kurusha izindi agafata iyo ndirimbo akayicomeka mu rwayo atarayumva aho urajya gufata ba Spicy Diana ni waririmbye neza cyane kuba umuhanzi nyarwanda muri indirimbo zasohotse nicyo nizo mbogamizi rero tuba dufite urimo kumva so rero tukiri aho ngaho dushobora kugira